mu masaha ya mu gitondo. Anita rero aba ari mu muhanda ari kwigendera nyine, dore ko aba avuye gushaka akazi, aba yazengurutse ahantu hose, ariko mu by'ukuri ahantu hose bagiye bamubwira ngo nasige dosiye ngo bazamuhamagara. Hanyuma rero muri aya masaha aba ari kugenda mu muhanda n'amaguru, ubona nyine ameze nk'umuntu wihebye. Yagiye kubona rero abona imbere ye umubyeyi wari uri kugenda araguye, dore ko yari afite n'ibintu, maze ibi bintu binyanyagira mu muhanda. Yahise agenda yiruka yerekeza kuri uyu mumama. Yaragiye rero ahita amwegura ati mama umeze neza, ntacyo ubaye? Yahise atangira gufata bya bintu byari binyanyagiye maze atangira kubisubiza mu tuntu byari birimo. Yaramweguye rero aramuhungura, ndetse rwose atangira kugenda anamukandakanda amubaza ati nta kintu waba ubaye? Naho rero uyu mubyeyi yitegereje uyu mukobwa umweguye, ndetse rwose ubona ko amufitiye n'impuhwe, maze ahita amubwira ati mukobwa wanjye urakoze cyane kuba rwose unyeguye, gusa ntacyo mbaye. Yakomeje rero gutoragura ibintu abishyira mu tuntu nyine, maze ahita amubaza ati none se mama ubundi wari ugiye hehe? Naho rero uyu mama yahise amubwira ati nari ngiye hariya kubishyira mu modoka yanjye. Anita rero yabwiye uyu mumama ati nta kibazo, noneho nabatwaza maze nkabagereza ku modoka. Baragiye rero bageze ku modoka basanga imodoka irafunze. Naho Anita yahise amubaza ati none se ko ifunze? Naho uyu mumama ati wari untwaye ibyo ari byo byose ari hafi aha nta kibazo, gusa wakwigendera kubera ko araza nsange hano. Anita ati hoya ntabwo rwose nagusiga. Uyu mubyeyi rero yitegereje uyu mukobwa bari bahuye ubwa mbere, maze akomeza kumureba adahumbya rwose. Yari ari kwibaza ati abakobwa b'abana beza nk'aba ngaba baracyariho? Sinari nzi ko rwose ari abakobwa bakigira umutima mwiza, abakobwa bubaha, abakobwa beza ku mubiri ndetse no ku mutima. Ibyo kandi yabivugaga ari nako ari kumwenyura. Sinzi ukuntu Anita rero yabonye ko uyu mubyeyi ari kumureba cyane ndetse ari no kumwenyura. Yaramubajije ati mama kuri kundeba cyane ugaseka, twaba twari dusanzwe tuziranye? Naho rero uyu mubyeyi ati hoya ntabwo twari tuziranye, ariko ni ukuri nishimiye guhura nawe. None se birashoboka ko wampa nimero yawe, ko numva rwose nifuza kuzongera kukuvugisha, kandi rwose ndakomeza kugushimira, urakoze cyane. Naho Anita ati oya nta kibazo mubyeyi, rwose nimero ndayibaha. Yatangiye kumubwira nimero, nyamara ko uyu mubyeyi yayandikaga ni nako yakomezaga kureba mu maso y'uyu mukobwa, wabonaga nyine yishimiye uyu mukobwa cyane. Mu kanya gato rero wa muntu wari umutwaye yaraje, maze afungura imodoka. Uyu mubyeyi yinjiyemo rero Anita aramusezera. Noneho uyu mubyeyi aramubwira ati nzaguhamagara kandi vuba cyane, gusura umukobwa mwiza kandi uzakomerezaho. Anita yaramwenyuye maze abaragiye. Naho rero uyu mumama yamukurikije amaso guhumbya byanze, ubona bisa nkaho rwose yakabaye amuhamagara, maze uyu munsi wose bakirirwa bigendanira. Amaze kubona rero Anita arenze, yahise akora mu isakoshi maze akuramo telefone. Yahise atangira guhamagara umuhungu we Mike. Mike rero yari ari ku kazi, akazi rwose kari kamuriye, ubona ko nyine ibintu bitoroshye. Yabonye telefone ya mama we ntabwo yari kureka kumwitaba. Akimara kumwitaba rero mama wa Mike yahise amubwira ati Mike muhungu wanjye umeze neza? Ngaho mbabarira ufora amakuru nkuzaniye. Mike atari ko mama urumva koko nayamenya? Naho mama we atari ko nkuzaniye amakuru meza. Ubu ngubu tuvugana maze guhura n'umukazana wanjye, maze guhura n'umugore wawe w'ahazaza. Naho Mike ati ngo iki? Atari ko mama wagiye ugabanya burage koko. Mama ati ntabwo ndi kukubeshya, kuri iyi nshuro noneho ni ibya nyabyo. Umukobwa amaze kubona ni umukobwa mwiza ufite umutima mwiza, mbese niwe mukazana nifuzaga ubuzima bwose. Hanyuma rero nshaka kukubwira ko uyu mukobwa tumaze guhura ari we uzaba umugore wawe w'ahazaza. Mike ati ariko se mama ntabwo uzi yuko mfite fiance kandi twitegura kuzakora ubukwe? Ikindi kandi uwo mukobwa muhuye akanya gato gusa utazi n'ikintu na kimwe cye, niwe uri kumva wamaze kunshyingira? Mama we ati ndakubwiza ukuri, igihe cyose ngihumeka ntabwo nzigira na rimwe nkwemerera yuko ubana n'uriya mukobwa. Uriya mukobwa arasuzugura, uriya mukobwa ni inshinzi, uriya mukobwa rwose simwifuzaho umukazana, ariko umukobwa amaze kubona niwe rwose nagushimira. Naho rero Mike ati mama ndumva rwose bitoroshye, kubera ko ndumva nyine uri kumbwira ibintu byinshi kandi ntabwo twakabaye tubivugana kuri telefone, ahubwo kubera ko n'ubundi nari mfite akazi kenshi reka nkarangize, ubwo ku mugoroba turaza kubivugaho nta kibazo. Mama ati yego mwana wanjye kandi ndagukunda cyane, ugira akazi keza. Yaramusezeye
ariko n'ubundi yakomeje kwitekerereza kuri wa mukobwa yari yabonye. Yari ari kuvuga ati nta kintu na kimwe cyahagarika kuri uriya mukobwa yaba umukazana wanjye. Ku mugoroba rero Mike yaratashye, maze akigera mu rugo mama we yaramwakiriye nk'ibisanzwe, maze ahita amubwira ati muhungu wanjye mbabarira ujye muri dushe ukarabe ubundi uze tuvugane kuko nashaka ko tuvuga kuri wa mukobwa nakubwiraga. Naho Mike ati mama, ati ese burya wari ukomeje? Atuzi yuko wabimbwiraga nkagira ngo ni ibintu byo gukina, ariko niba n'aka kanya ukibitekereza bishatse kuvuga ko wari ukomeje. Mama ati nari nkomeje rwose mwana wa, ndakwifuriza guhura n'uwo mukobwa. Mike rero yarabanje ajya gukaraba, maze aragaruka yicara muri salo ari no gufata kandi akajuisi, maze ahita abaza mama ati ngaho mbwira neza. Mama ati uyu munsi nahuye n'umukobwa, ariko ni umukobwa udasanzwe. Yamubwiye rero inkuru yose uko yagenze n'ukuntu uyu mukobwa ari we nyine wamweguye igihe yari yaguye. Ati ni umukobwa w'umwana mwiza cyane. Mike yaramubwiye ati yego ni umwana mwiza ndabyumva rwose, yanagize neza, afite umutima mwiza, ariko nanone ibyo byose ntabwo bisobanuye ko ngomba kubana nawe. Urabizi neza mfite umukunzi, twitegura no kubana. Mama ati sinongere kumva izina ry'umukunzi wawe mu matwi yanjye, ntabwo nshaka kuzongera kumva uriya mukobwa ngo ni Niki. Uriya mukobwa arikunda, akunda amafaranga, ntiyubaha, nta kinyabupfura agira. Uriya mukobwa ntabwo yarizwe, ntabwo rero ari we mukazana nifuza. Mike ati ariko rwose mama nawe reka ibintu byo gukabya, ibintu wibiremereza. Mama ati ariko ndakwifuriza kuzahura n'uyu mukobwa twahuye. Uyu mukobwa twahuye ni mwiza, ndifuza ko rwose mwazahura mukavugana. Mike ati uwo mwanya ntawe nabona, nta nubwo kandi nzigera mpura nawe kuko rwose ntabwo ibyo ngibyo ndi kumva byancira ishati. Mama ati nyamara mwana wanjye uko byagenda kose muzahura. Mike ati ahubwo mama reka nigire kwirira ubundi njye kuryama, kubera ko ndabizi gutangiye kumbwira ibyo ngibyo rwose amasaha yaza gushira ntaryamye ngo nduhuke. Mama we aramubwira ati uraraharyana mwana wanjye, ndagukunda urabizi, ariko nyine ndabizi neza ko muzahura n'uyu mukobwa kandi niwe nkwifuriza, numubona kandi nawe uzamukunda ndabizi. Mike ati ntabwo namukunda rwose, ahubwo uraraharyana. Yahise rero yigendera Mike, maze mama wasigara yicaye muri salo, ari nako kandi ari kujya yivugana ati mana rwose uzamfashe kuko uriya mukazana ndamushaka, nizere ko ahubwo nawe azemera umuhungu wanjye. Yari yamaze kubipanga muri we, yumva ko bigomba kuba byanze bikunze. Naho rero ku rundi ruhande Anita wari wicaye mu nzu ubona rwose yabuze icyo afata n'icyo areka, yagiye kumva yumva kuri telefone akamesaje karavuze. Yagiye kureba rero asanga ni kampani imwe mu zo yari yaradepojeho. Aha rero bari kumubwira yuko bakeneye sekreteri byihutirwa, ndetse ko bibaye byiza yabyuka aza agatangira akazi, ibyo gukora ibizamini n'ibindi ko rwose nta mwanya babifitiye bakurikije experience. Bamubwiye rero ko bakurikije CV ye rwose babona ahwanye neza n'umusekreteri bifuzaga. Yarishimye rero, ibyishimo biramurenga, yari abonye akazi kandi yaramaze igihe kinini cyane rwose yarakabuze. Yatangiye no gushaka imyenda zambara bukeye, ntabwo byari byoroshye. Yatangiye kwigira amakanzu, akegera inkweto, agafata amasakoshi, akareba niba uwo mwenda koko wawuberanye no kuba agiye ku kazi ku munsi wa mbere, dore ko bari bamubwiye ko naza azahita atangira akazi. Yakomeje rero kureba mu myenda ye, ariko aza kubona ikanzu nziza cyane yari aherutse kugura, maze atekereza ko iyi kanzu yaba ariyo nziza kugira ngo azayambare ku munsi wa mbere. Gusa iri joro ntabwo yigeze asinzira kuko yari ari gutekereza ukuntu biri bugende kuri aka kazi ari buze kujya gutangira. Bwarakeye rero nk'ibisanzwe yariteguye, maze nyine agenda yerekeza kuri iyi kampani. Akigerayo rero umu receptioniste yaramwakiriye, maze amubwira ko agiye kumuhuza na bosi maze bakavugana, dore ko nyine yari agiye kuba n'ubundi sekreteri wa bosi. Baragiye rero maze barakomanga. Aha rero muri iyi ofisi niho hari hicaye Mike, yari ari kuri telefone ari kuvugana n'undi muntu, maze bakinjira yabonye nyine harimo umukobwa atazi kuko yabonye umu receptioniste we ariko ari kumwe n'undi mukobwa atazi. Uyu mu receptioniste yahise amubwira ati boss, uyu rero ni sekreteri wawe. Mike yaramwitegereje, maze ahita abwira uwo bavuganaga kuri telefone ati ihangane turaza kongera tuvugane, hari ibyo ngiye kwitaho muri kano kanya.
yahise rero abwira receptioniste we ati wakwisubira ku kazi nta kibazo, twasigara tuvugana. Yaragiye rero maze nyine Mike asigara avugana na Anita. Yaramubwiye ati ariko ko ndi kukureba nkabona wagira ngo nsanzwe nkuzi, wagira ngo hari ahandi hantu twigeze guhurira. Naho rero Anita ati boss, njye ni ubwa mbere mbabonye, bishatse kuvuga ko hashobora kuba hari undi muntu dusa ariko nta hantu twigeze duhurira. Mike rero byaranze akomeza kumwitegereza ati ndabona wagira ngo si ubwa mbere nkubonye. Naho rero Anita ati ahubwo ngiyewe ni ubwa mbere mbabonye. Boss rero yahise amubwira ati okay, ati nta kibazo, ibyo tubyihorere. Ati none se bakubwiye ibintu byose mba nkeneye ku musekreteri? Naho rero Anita ati yego rwose byose babimbwiye kandi numvise nzabishobora nta kibazo. Boss rero yahise amubwira ati okay, njyewe rero nkunda nyine umuntu utajya ukererwa ku kazi, umuntu ukunda akazi kandi nyine umuntu ukora ibintu byose ku gihe. Ubwo nta kibazo, ndumva bakujyana nyine kwa HR maze nyine mukavugana, nta kibazo, akazi uragafite, ushobora guhita utangira akazi. Anita yaramushimiye cyane dore ko yari umukobwa ugira ikinyabupfura cyane. Niyo yavugaga ubona yitwararitse ahari kugira ngo ataza kuvuga amakosa cyangwa se akaza kugira nk'akajeste akora nyine katajyanye. Yari umukobwa ubona utuje cyane. Yahise asubira rero nanone kuri reception kugira ngo ababwire nyine bajye kumwereka bamwereke kwa HR maze bajye kuvugana. Akigera rero yahise ahahurira na Niki ubundi yari fiance nyine wa Mike. Uyu mukobwa byasaga nkaho uyu munsi yabyukanye umunabi, yari ari kuvuga nabi cyane abakozi bose, ari kubatuka, ari kubabwira amagambo yiboneye. Agikubita amaso rero Anita yahise abaza receptioniste ati yuse kandi nindi, yanamusuzuguye cyane. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati uyu nguyu ni sekreteri mushya wa boss. Niki ati ushatse kuvuga se ko ari sekreteri wa Mike? Naho rero uyu mukobwa wo kuri reception ati yego niko bimeze. Niki rero yahise atangira kwitotomba atari ku bundi kubera cyane ari njye muntu wa nyuma hano ugomba kubona amakuru, gute Mike yashaka sekreteri ntabizi? Ntabwo ibintu bishoboka. Yahise yikubita maze abagiye muri biro ya Mike n'umujinya mwinshi ati gute uzana umusekreteri mushya utigeze ubimbwira? Mike atari ko hano nyine ni mu kazi, simpamya ko byari ngombwa ko mbikubwira kubera yuko numvaga nyine bitari mu nshingano zawe. Naho rero uyu mukobwa atari ko njye nawe turaba fiance. Mike ati yego nibyo nakubwiraga, kuba turaba fiance ntabwo bishatse kuvuga yuko mu kazi nabwo nyine ibintu byose tugomba kuba tubisangiye. Ufite akazi kawe n'inshingano zawe, hanyuma nanjye nkagira izanjye. Sinumva rero ikibazo aho kiri. Uyu mukobwa yatangiye kwitotomba ndetse anamubwira nabi cyane. Mike ati umbabarire mukunzi, niba rwose nakoze amakosa ubwo ntibizongera, ubutaha nzajya nkumenyesha. Ubwo kandi yanabivugaga ari guhaguruka maze aragenda ahobera umukunzi we, aramubwira ati tuza sheri, tuza, ntabwo ngukunda urakaye, iyo urakaye rwose ntabwo bikubera. Naho uyu mukobwa ati oya sinkunda ukuntu rwose mukora ibintu byose mutabanje kumbwira. Niki rero yahise abwira Mike ati hanyuma kubera iki mubyara wanjye wanze kumwemera none ukabuzanye undi musekreteri? Mike yahise amubwira ati sheri, mbabarira rwose utuze unyumve witonze, iyi ni kampani yanjye, ni business yanjye. Hanyuma rero hano nakira abakozi nkurikije ubushobozi bafite, ntabwo nkurikiza ko ari abo mu muryango wanjye cyangwa se ari abantu tuziranye, nkurikiza ko bazampa umusaruro mu kazi. Niyo mpamvu rero mubyara wawe ntigeze mwakira kubera ko nabonaga atajyanye rwose n'umusekreteri nifuza hano. Niki ati ngo iki? Ati hanyuma rero nuriya mukobwa wazanye, niba nta kindi kintu cyatumye umuzana, ndifuza kumwirukana kugira ngo njye nawe twongere tugire amahoro. Mike ati ntabwo byashoboka, gute nakwirukana umuntu utaratangira n'akazi? Ubwo se namwirukanira iki? Ntabwo rwose byashoboka, reka tureke gukomeza kuvanga business n'ubundi buzima bwacu bwite. Uyu mukobwa yahise amubwira ati niba rero utari bumwirukane nta kibazo. Yahise yivumbura arikubita maze baragiye. Bigaragara ko rwose yararakaye kuko Mike yaramaze kumubwira ko bidashoboka ko yaze kwirukana uyu mukobwa. Niki rero yaragiye ajya muri ofisi ye n'umujinya mwinshi maze ahita atumaho Anita. Anita rero yaraje
maze Nick aramwitegereza ahera ku kirenge ageza ku mutwe. Agasuzuguro kari kose yari yamusuzuguye, ubona rwose yamuciye amazi. Ati harya ngo witwa nde muko? Naho rero Anita mu bwitonzi bwinshi ati nitwa Anita Boss. Naho rero Nick ati ufite izina ryiza ariko ntirisa nawe habe na gatoya. Ati hanyuma rero ni njyewe ukuriye department zose zo muri iyi company. Hari ibintu bibiri rero nanga urunuka. Icya mbere, nanga umukobwa ugira imbaraga nkeya mu kazi. Ikindi cya kabiri, nanga umukobwa ugerageza kuzana ibintu by'ubukuryi ntashaka. Ubwo nugaragarwaho n'ikintu kimwe muri ibyo uzaba wirukanywe. Nizere ko wabyumvise neza. Naho rero Anita ati nabyumvise rwose mabuja kandi nzabikora neza. Ku mugoroba rero mu masaha yo gutaha, Mike yari ari kumwe nyine na Nick mu modoka batashye, maze bakigera ku muhanda babonye nyine Anita wari uhagaze ku muhanda nawe afite telefone ari kujya ahamagara akongera agahamagara, ari guhamagara inshuro nyinshi cyane. Mike rero yaramwitegereje maze ahita abwira Nick ati uriya sindeba ameze nka wa musekreteri wanjye. Naho rero Nick ati hanyuma niba ari we? Mike ati ndabona ameze nk'umuntu ufite ikibazo kandi biramutse ari byo twamufasha. Naho rero Nick ati tumufasha se turamushinzwe, ni umukozi wa kampani yacu ariko ibindi byo mu buzima bwe busanzwe ntabwo bitureba. Mike ati ariko ntabwo byaba ari byiza ko twamusiga ku muhanda kandi twabibonye ko ashobora kuba afite ikibazo. Yatangiye rero guhamagara Anita. Naho rero Nick ahita amubwira ati uriya mukobwa naramuka aje muri iyi modoka njyewe ndahita nsohoka. Naho rero Mike ati hoya rwose nawe ntukabikore, ihangane kubera ko ntabwo twasiga umuntu ku nzira tubibona ko afite ikibazo. Anita rero wumvise umuntu uri kumuhamagara yarakebutse maze asanga ni Mike. Yahise aza yiruka maze ahagarara iruhande rw'imodoka. Mike rero yahise amubwira ati ko ndeba umeze nk'umuntu ufite ikibazo, byakugendekeye bite? Naho Anita ati urumva nyine ndi guhamagara umushoferi usanzwe untwara muri taxi ariko namubuze, telefone ye ntabwo iri gucamo, sinzi uko byamugendekeye. Mike yahise amubwira ati niba ari uko byagenze injira mu modoka nta kibazo tuguhe lift. Yagiye gufungura umuryango w'inyuma ngo yinjire maze Nick ahita afungura umuryango asohoka. Mike yaramuhamagaye ati sheri ariko ntukamere gutyo. Naho rero Nick yari yarakaye ntiyigeze amusubiza rwose, ntiyigeze anahindukira. Mike yarabyitegereje maze ahita abwira Anita ati nta kibazo waza ukicara hano imbere. Ubwo naho nyine Nick yarahagurutse. Anita rero yaraje aricara maze Mike aramutwara, ari nako Anita agenda amushimira cyane kubera ko rwose yaramufashije. Bageze muri quartier ye rero maze Mike abaza Anita ati none se tuye hehe? Anita yatangiye kumwereka ati dore ntuye kuri kariya kazu uri kureba kadashamaje, ntabwo nyine ari akazu keza gusa nyine sindabona amafaranga ariko ntekereza ko nazashaka inzu yegeranye no ku kazi kugira ngo ntibikazajya bingora kubera ko kuva hano birangora cyane. Mike rero yitegereje nyine inzu yari ari kumwereka. Naho Anita ahita amubwira ati gusa nyine mwakoze cyane. Yamaze gufungura umuryango agiye gusohoka yarongera agaruka ati ariko boss mwanyemerera maze nkabasaba ikintu kimwe gusa ndabasabye ntimuze kundakarira. Naho Mike ati nta kibazo rwose wambwira, mbwira icyo ushaka kumbwira. Anita ati numvaga nifuza kubasaba ngo mube mumpaye avance ku mushahara maze nshaka inzu iri hafi y'akazi kubera ko hano bingora, ubundi nyine muzagende munkata buhoro buhoro. Mike rero yahise amubwira ati nta kibazo rwose, ibyo ni ibintu byoroshye, ahubwo nyine ejo nujya ku kazi uzajye kureba HR mubivugane nta kibazo rwose kirimo. Ubwo rero uze kujya umugoroba mwiza. Anita nawe ati murakoze cyane. Ibyishimo byari byose dore ko yari ari no guseka. Yahise agenda yerekeza rero kuri ya nzu ye ariko ateye intambwe nkeya yarahindukiye maze arongera kandi apepera boss we nyine yari anamwishimiye cyane kubera ko yari amaze kumuha serivisi nyinshi, yaramutahanye ndetse yaramwemereye no kumuha avance ku mushahara maze agahindura inzu. Muri uyu mugoroba rero kandi mama wa Mike aho yari yicaye muri salo yarongeye akubita agatima kuri Anita. Yahise afata telefone maze aramuhamagara. Ni ubwa mbere yaramuhamagaye kuva wa munsi bahura.
Anita akitaba uyu mubyeyi yahise amubwira ati ni wa mukobwa wamfashije. Naho rero Anita ati ntabwo mbyibuka kubera ko kano kanya ntabwo yari akiri kubitekereza. Naho rero mama wa Mike yahise amubwira ati ni wa mubyeyi wafashije umusanze yaguye. Anita yahise amwibuka ati nishimiye kongera kubumva. Naho rero uyu mubyeyi ati nanjye nishimiye kukumva mukobwa wanjye, waba umeze neza se? Naho Anita ati yego rwose meze neza. Mama wa Mike ati ndifuza kuzahura nawe ejo, niba rwose bitakugoye ndifuza ko twahura maze tukavugana. Anita yaramubwiye ati nta kibazo. Yamurangiye rero aho atuye maze bahana isaha bagombaga kuzahuriraho umunsi ukurikira. Mama rero wa Mike yarishimye cyane ko nyine bwari gucya ahura n'uyu mukobwa. Hanyuma rero Mike yaratashye agera mu rugo akuramo imyenda nk'ibisanzwe ajya muri dushe. Hanyuma rero yari yicaye ari gufata imbuto nyine nk'uko yari asanzwe abigenza ku mugoroba. Mama we rero yaramubwiye ati muhungu wanjye, ubu noneho ngufitiye amakuru meza ntabwo wabyumva, ndishimye numva nenda gusara. Uzi se ko ejo nzahura n'umugore wawe? Naho Mike atari ko mama, ibintu by'umugore ukomeza kuzana ni ibiki koko? Mbabarira ureke iyo mikino yawe, urabizi neza ko mfite umufiyanse twitegura kubana. Mama ati ntabwo rwose nshobora kubaha umugisha wowe na Niki. Uriya mukobwa ntabwo ari umukobwa mwiza, kubera ko urabizi nawe ukuntu ari umukobwa usuzugura, urabizi ukuntu uriya mukobwa yikunda, icyo gusa no gukunda amafaranga nta kindi. Uriya rero siwe nkwifuriza. Mike ati ariko mama, numva rwose iyo sije twakabaye tureka gukomeza kuyivugaho, kubera ko ibintu uri kumbwira ntabwo bishoboka. Mama ati ndabizi neza umunsi wabonye uriya mukobwa nta kabuza rwose uzamukunda, gusa ndifuza ko wazahura nawe. Mike ati nyamara rwose mama, ibyo bintu reka tubyihorere, nawe urabyumva ko bidashoboka. Mama we rero yaramubwiye ati gusa mwana wanjye, umenye ko ibintu ndi kukubwira ntari gukina habe na gatoya. Urabizi ndi umubyeyi wawe, ndagukunda kandi nzi kukurebera icyiza. Uriya mukobwa ni umukobwa ubereye urugo, ni umukobwa witonda, ni umukobwa mwiza cyane umurebeye inyuma, ndetse ni n'umukobwa ufite umutima mwiza. Ibyo bintu byose rero kuba bihurira mu muntu umwe, urabyumva ko rwose mwana wanjye uramutse umuhombye waba uhombye ibintu byinshi. Mike yumvise mama we atari kumwumva, maze ahita aterura isahani yari afite iriho imbuto ahita yigira mu cyumba cye, kuko yumvaga yisije nta hantu iri buze kubageza. Bwarakeye rero mama wa Mike ajya kureba Anita, nyamara yagiye kumureba mu rugo nyine aho Anita yabaga. Yasanze uyu mukobwa yibana. Mama wa Mike rero yaramubwiye ati mukobwa mwiza, kubera icyo uba hano uri wenyine, tekereza ukuntu nanjye nibana n'umuhungu wanjye gusa, tubana mu nzu turi babiri kandi dufite inzu nini cyane. None se wambabariye maze nyine ukaza tukaba twibanira? Anita ati oya rwose ntabwo nabagora, kubera ko ubu ngubu tuvugana nari nanasabye ko ku kazi bazampa avance ku mushahara maze ngashaka indi nzu. Gusa niba nyine wari ubangamiwe nuko hano hantu ubona atari heza, n'ubundi ndi hafi guhindura inzu kuko bazampa avance ubundi nshaka indi nzu ahandi hantu. Naho rero mama wa Mike ati oya rwose mwana wanjye, nta mpamvu y'uko wakomeza gutakaza amafaranga, kandi nakubwiye ko mfite inzu nini, wangiriye neza, sinzi impamvu mba numva rwose ngufata nk'umukobwa wanjye. Yakomeje rero kumwigisha ndetse amwumvisha ukuntu rwose yaza akaba yibereye iwabo, ndetse ko nta kibazo na kimwe kirimo. Anita rero byageze aho maze arabyumva. Mama rero wa Mike yahise amubwira ati nta kibazo, wafata ibintu bike bishoboka ubundi ukaza tukigendera. Uyu munsi nta nubwo yamusize, dore ko Anita yahise afata varize maze ashyiramo imyenda mike nyine iri hafi aho ngaho n'ibintu bye by'ingenzi, ubundi bashyira mu modoka baragenda. Bageze rero ahangaha nyine iwabo wa Mike, maze Anita hakubise amaso yabonye ari ahantu heza cyane, yabonye nyine urugo rudasanzwe. Yaraharebye areba ukuntu ari mu bakire, areba ukuntu hameze, nanone kandi ibyishimo biramwica kubera ko nyine yarabonye ahantu nibura ari buruhukire. Yahise abaza mama wa Mike ati none se mama, wabitekerejeho neza ko bitari kukubangamira kuba rwose nama ngiye kuguma hano? Umuhungu wawe se we urabizi neza ko bitazamubangamira? Naho mama wa Mike ati ntugire ikibazo, umuhungu wanjye ndaza kubimubwira, umuhungu wanjye ni umuntu mwiza, simpamya ko rwose ibi byamubangamira. Anita ati murakoze cyane. Naho mama wa Mike ati ndishimye cyane
hanyuma rero ayo mafaranga bari bagiye kuguha ku kazi ushobora kuzayakoresha ibindi, n'ayo wishyuraga inzu ukaba wayakoresha ibindi bintu nyine ukeneye kurusha ibindi bindi. Baricaye rero bakomeza kuganira, ariko mama wa Mike ari kubwira Anita ko nyine afite umuhungu umwe ndetse rwose mu gihe kitarambiranye ari buze kuba atashye. Anita rero yamubajije niba rwose abizi neza ko bitari buze kubangama, naho mama wa Mike ati oya rwose nta kibazo. Nyamara muri kano kanya Anita ntabwo yari azi ko runo rugo yicayemo ari urwo kwa bosi we. Hanyuma rero mama wa Mike yakomeje kumubaza ibibazo, ibyerekeranye n'umuryango, ibyerekeranye n'ibyo yize, ibintu bigiye bitandukanye. Baraganiriye rero umwanya rwose uragenda uba muremure. Hanyuma mu kanya gato umukozi yaje rero kubabwira yuko ibyo kurya byabonetse ndetse ko bajya ku meza bakajya gufata amafunguro. Baragiye rero batangiye gufata amafunguro. Mama wa Mike yitabye telefone. Iyi telefone rero ni Mike wari umuhamagaye, dore ko nyine Mike yari ari kumwe na Nicky bari kugerageza kwiyunga, ndetse rwose Mike ari kumubwira ati wihangane ku byabaye, ntabwo bizongera, ndumva nifuza kuba nagusohokana tukajya gusangira. Naho Nicky ati icyo cyaba ari igitekerezo cyiza, ariko nanone ndanifuza yuko nyuma yo kunsohokana waza kuza tugatahana maze ukandaza, ndetse ndifuza yuko weekend yose wayimara iwanjye ukazongera gutaha nibura ku cyumweru nimugoroba cyangwa se ku wa mbere uvuye ku kazi. Uyu musore rero Mike yahise amubwira ati okay, noneho niba ari kubishaka nta kibazo, gusa reka mpamagare mama hanyuma mubwire, kubera ko sinjya ngenda ntamubwiye, yahangayika urabizi, umutima we uba kuri njyewe. Nick ati none se urumva mama wawe ari buze kubyemera? Mike ati oya nta kibazo, mama wanjye sinabizi ko ndi umuntu mukuru, nta kibazo rwose, humura uretse uraje wumve. Ubwo rero niko nyine yafitse afata telefone maze abahamagaye mama we, ndetse mama we akimara kumwitaba Mike yahise amubwira ati nagira ngo nkubwire ko rero ntari butahe, nzongera kugaruka ku wa mbere kubera ko ngiye kumarana weekend yose na Nicky. Mama ati na Nicky kandi? Naho rero Mike ati yego, none se umukunzi wanjye turi kumwe n'ubu ngubu. Mama we yumvise atavuga amagambo menshi kuko amubwiye ko bari kumwe. Yaramubwiye ati nta kundi nyine ariko ugerageze witwararike, kandi uramenye mwana wanjye rwose utazamutera inda. Mike yarasetse ati humura mama, humura, ibyo byose utekereza ntabwo bishoboka. Basezeranyeho rero maze Mike ahita abwira Nicky ati sinari nakubwiye se? Mama rwose abyemeye bitagoranye. Aba bombi bahise bisohokera. Ubwo nyine bavuye no gusohoka bahise bitahira kwa Nicky. Naho rero ku rundi ruhande Anita yabonye mama wa Mike ampaye nk'umuntu wijimye, ati none se mama bigenze bite? Naho rero mama wa Mike ati oya nta kibazo, twafata amafunguro. Yageragezaga nyine kwihagararaho, ariko yarababaye ko umuhungu we ataje ngo ahure n'uyu mukobwa. Bahise batangira gufata amafunguro rero, n'ubundi ari nako Anita ari gutera stories zitandukanye mama wa Mike nawe ari no guseka. Ibyo ngibyo nyine mu kanya gato yari amaze kubyibagirwa kubera ukuntu rwose yari yishimiye ibiganiro bye n'uyu mukobwa. Weekend rero yararangiye maze Anita asubira ku kazi. Hari mu masaha y'igitondo rero Mike yahamagaye Anita ngo amusange muri biro. Anita yaraje maze Mike ahita amubwira ati none se byagenze bite ibya ya mafaranga wagombaga gusaba kwa HR? Naho rero Anita yahise amubwira ati boss, ahubwo ni nabyo nari nje kubabwira, ntabwo ntiyakeneye rwose, twabyihorera kubera ko nahuye n'umumama w'umugira neza maze aramfasha, ubu mfite ahantu ndi kuba, nta kibazo na kimwe rwose mfite. Mike ati nibyo se? Naho Anita ati cyane rwose. Mike ati n'ubundi uri umwana mwiza uba ukwiye ibyiza rwose, gusa uwo mumama Imana imuha umugisha, ni umumama udasanzwe. Naho rero Anita ati ntabwo asanzwe ni ukuri, ariko nanjye ndi kumva nishimye cyane, ni umumama mwiza naramukunze. Nyine reka ne gukomeza kukubwira ibintu bitari by'akazi ku kazi, ariko nanone ubu umeze neza, nta kibazo namba mfite, n'amafaranga sinkiyakeneye. Mike rero yahise amubwira ati nta kibazo, noneho ubwo wakwisubirira mu kazi niba nta kibazo ufite. Anita rero yahise yisubira mu kazi. Nyamara icyo aba bombi batari bazi ni uko uyu munsi bari kuza gutaha mu nzu imwe.
Nyuma y'amasaha make rero nanone Anita yagarutse muri ofisi ya Mike maze amubwira ko afite inama ndetse amubwira abantu bari buze guhurira muri iyi nama ndetse n'ibyo bari buze kuganiraho byose nyine yari ari kubimubwira kuko yabaga yamaze kubyandika ariko yabimubwiraga atari kubisoma ari kubikura mu mutwe ari kubimubwira kano kanya. Mike yitegereje uyu mukobwa ukuntu ari umukobwa w'umunyabwenge, ukuntu ibintu byose ari kubivuga ku murongo nyamara nta hantu na hamwe ari kubisoma. Yaramurebye rero maze aramwenyura, yaramubwiye ati nta kibazo, kuri iyo saha ndizera ko nyine uri bwibuke kuza kuntwaza ibintu bimwe na bimwe maze tukajya mu nama. Amasaha yarageze rero maze Anita araza aramutwaza, bagiye mu nama kandi Anita yagombaga kugumayo kuko nyine hari ibintu nawe yagombaga kuba ari kwandika ndetse akaza no kumutwaza bavuye mu nama. Inama rero irangiye abantu batangiye guhaguruka, Anita nawe yarahagurutse agiye gufata mashine ya bosi we yari irambitse ku meza yari yegereye nyine Niki. Niki rero yahise atangira kwihungiza avuga ati ati ni biki ibintu biri kunuka hano hari umuntu ukabije. Yahise yegereza amazuru kuri Anita maze atavuga ati ni wowe uri kunuka, umuntu w'umukobwa nkawe gutunuka nk'imbeba yaboze, waba utazi se ahantu amadeodora acururizwa ku buryo wanuka utya, uranuka ku buryo udakwiriye kujya mu bantu. Abantu bose bitegereje uyu mukobwa nyamara Anita we rwose yakozwe n'isoni, abura aho areba, abura icyo avuga, agahinda karamwica gusa yakomeje ahagaze atanyeganyega. Mike yitegereje umukunzi we wari uri kuvuga ibintu rwose yari azi neza ko atari byo kuko yari yahereye kare yicaye iruhande rwa Anita kandi uwo munuko yari ari kuvuga ntabwo yari yigeze awumva. Yarabibonye rero ko icyo Niki yashakaga byari ugusebya Anita gusa. Abantu bose barasohotse naho rero Anita agiye gufata mashine, Mike yahise amubwira ati byihorere nta kibazo ndayitwaza. Yumvaga nawe adakwiriye kongera kumugora kuko yabonaga ko rwose uyu mukobwa atishimye. Anita rero yasohotse ari kurira ndetse aragenda ajya ahantu ha wenyine, yatangiye kwiyihumuriza akajya afata imyenda yakihumuriza ngo yumve koko ari kunuka, ariko nyamara kumva ntabwo umuntu ko ari kuwumva. Yaratekerezaga atahari ni kwa kundi nyine umuntu atajya yinukira wabona ko kunuka. Yumvaga yasebye. Naho rero Mike yahise abwira Niki atari ko Niki, ubwo abantu bose bari bamaze gusohoka aribo bombi basigaye, atumenye ko rwose ibintu ukoze bitanshimishije habe na gatoya. Gute utubaha umuntu n'umwe? Ni gute wasebye umuntu mu bantu gutya? Uratekereza igikorwa ukoze ari igikorwa cyiza? Urabeshya, ibintu byose wavuze ntabwo ari byo kubera ko uriya mukobwa ntabwo anuka habe na gatoya. Niki aturatangiye rero kumudefanda, utangiye kuvuga yuko atanuka. Naho rero uyu musore ati yego kuko ndabizi neza ko atari ko bimeze, ahubwo mbwira ni iyihe mpamvu itumye ukora biriya. Niki rero yahise ahaguruka yivumbuye ati ndumva uriya mukozi ashobora kuba akorera utuzi twinshi icyarimwe, ahubwo uzamwongeza umushahara kuko akora utuzi twinshi. Yahise asohoka anikubise cyane. Naho rero Mike yasigaye ari kwibaza kuri uyu mukobwa bakundana, ukuntu agira umutima mubi, ukuntu agira imishiha, ukuntu ntacyo yubaha, ukuntu buri gihe cyose aba ashaka gusebya abantu no kwerekana ko ntacyo bavuze. Yaragiye ajya muri biro ye maze aricara akomeza gutekereza ku byabaye, gusa yari ababaye cyane kubera ukuntu bari basebeje Anita n'ukuntu Anita ari umukobwa witonda. Mike rero yafashe telefone maze ahamagara Anita. Anita yaraje yinjira muri biro. Mike yahise amubwira ati ndagira ngo ngusabe imbabazi mu mwanya wa Niki. Niki rwose agira imico mibi, ni kuri yateye, nta muntu yubaha, agira ibintu bidasobanutse. Ndakwinginze mubabarire rwose, niyo yaba atagusaba ibyo imbabazi ndabizi byakubabaje ariko mubabarire. Anita rero warebaga ukuntu uyu musore ari gusabira imbabazi uriya mukobwa yahise amwenyura gake maze atamubwira ati nta kibazo bosi, nta kibazo rwose namubabariye. Anita rero yahise yongera yisubirira mu kazi. Naho rero Mike yahise ajya kureba Niki kubera ko yumvaga atishimiye rwose ibintu yakoze, ati mvuye gusaba imbabazi mu mwanya wawe kubera amakosa yawe. Naho Niki ati ntubwire ko wakwicisha bugufi bigeze aho ngaho ukifata ukajya gusaba imbabazi uriya mukobwa, ubwo si ibyo bintu wabikora. Naho rero Mike ati urabizi ko ngewe ntameze nkawe, ariko iyo mico rwose ugerageza uyihindure.
Niki ariko ubundi ko numva ushyigikiye uriya mukobwa cyane, ndumva uri ku ruhande rwe kurusha uko waba ku rwanjye. Mike ati ngewe buri gihe cyose nkora ku ruhande rw'ukuri, nkora ku ruhande rwa nyarwo. Gusa nanone ndashaka kukubwira ibi bintu kandi ubyumva utuje. Ndifuza yuko tutazongera guhurira mu kibazo na kimwe cyo kubangamira uriya mukozi, kubera ko niwongera kubikora mfite ubwoba ko nakwibagirwa ikiduhuje maze nkakwirukana. Naho Niki ati hoya, ntumbwire ko ibintu bishobora kuba biri kugera aho ngaho. Mike ati biri kuhagera ndetse bikanaharenga. Ntabwo ushobora kumva ukuntu ibintu ndi kubikubwira ndi serious. Yesa nivumbura nyine Mike nawe wabonaga rwose afite umujinya, maze ahita agenda yinjira mu modoka. Ku rundi ruhande rero Anita yaratashye nyine nk'ibisanzwe, maze aragenda yigira mu rugo, akuramo imyenda, aritegura, akora uturimo two mu rugo nyine nk'ibisanzwe. Hanyuma yicariye muri salo ari kwinywera amazi, yagiye kubona abona Mike aratungutse. We yagize ngo rwose ari kurota, yahise avuga ati boss kuri hano se? Naho Mike ati ahubwo wowe urakora iki mu rugo rwanjye? Urakora iki hano? Wahageze ute? Anita rero yabwiye Mike ati boss ntabwo niteguye rwose ko nshobora kubabona hano. Mike ati gute se wumva gutari bumbone mu nzu yanjye? Naho Anita ati mu nzu yawe? None se ushatse kuvuga ko hano ari iwawe? Ati boss ni ukuri kose ntabwo nari mbizi. Ati none se uri kumbwira yuko uriya mubyeyi ari mama wawe? Naho rero Mike ati mama wanjye niwe wakoze ibi ngibi? Anita ati yego, mama wawe twarahuye mu minsi yashize, hanyuma rero yaje kumpamagara maze dukomeza kuzajya tuvugana. Hanyuma yaje kumbwira yuko ashobora kumfasha kubera ko ntari mfite aho kuba, maze anyemerera ko yampa icumbi. Ni nayo mpamvu nakubwiye yuko amafaranga ntakiyakeneye, uyu mubyeyi niwe wari wampaye ubufasha. Ibi bintu rero Mike ntabwo yari kubyumva, yumvaga bisa nkaho rwose ari inzozi. Yahise yihuta yerekeza mu cyumba cya mama we. Ati mama, ataragira icyo avuga mama ati muhungu wanjye birangiye wongeye ugarutse nyuma y'iminsi myinshi uri mu gasozi? Naho Mike ati oya mbwira mama, Anita ari gukora iki hano? Mama ati Anita se uramuzi? Mike ati ndamuzi nyine, none se siwe musekreteri wanjye mushyashya ku kazi? Mama ati ntumbwire ko ari we sekreteri wawe ku kazi, mwari musanzwe muziranye? Mike ati yego nyine turaziranye, ni sekreteri wanjye. Mama ati Imana narabivuze n'umukozi w'umuhanga, ibintu byose bibizi, burya yamaze no kubahuza mbere yuko ngewe mbahuza. Iki ni ikimenyetso cyiza rero cyuko uriya ari we mugore wawe, mugomba kuzabana akaramata ndetse mugomba kuzatandukanwa n'urupfu. Mike ati simbyumva. None se mama ushatse kuvuga ko uriya ari wa mukobwa wahoraga umbwira ngo ni umugore wanjye w'ahazaza? Mama ati cyane. Ati kandi noneho ubu mbonye gihamya ko ari ibya nyabyo. Tekereza ko mwahuye mbere yuko mbahuza. Mike ati hoya, ntabwo ibintu byumvikana. Ntabwo sekreteri wanjye ndetse n'uwo mama mbwira ko azaba umugore wanjye wo mu hazaza yaba ari mu rugo rwanjye kano kanya. Ntabwo ibi bintu bisobanutse habe namba. Uko Mike yakomezaga kuvuga ati ibi bintu ntibishoboka, niko mama we yamubwiraga ati ahubwo birashoboka cyane. Noneho ahubwo mbonye ko bishoboka, n'Imana yamaze kubiha umugisha. Mu kanya gato rero Mike yahise asohoka hano kuko yumvaga ibi bintu bimucanze. Ni nako kandi Anita nawe yari yagiye hanze gufata akayaga yibaza ibibaye. Yumvaga rwose nawe atazi ibintu bimubayeho. Mu kanya gato yagiye kubona abona umukozi wa hano mu rugo aje kumuhamagara ati mama aragushaka. Anita rero yaragiye asanga mama wa Mike mu cyumba. Naho rero mama wa Mike yahise amusanganira maze aramuhobera ati warakoze mwana wanjye, nishimiye rwose kuba ukorana n'umuhungu wanjye. Naho rero Anita ati none se mama arashaka ko ngenda? Mama wa Mike ati oya rwose ntabwo ashaka kugenda, humura nta kibazo. Anita ati ariko niba nabishaka ko ngenda rwose nagenda, kubera ko ntabwo nshaka guteza ibibazo muri runo rugo. Muri abantu beza mwese mwaranyakiriye, sinifuza rero kubateza ibibazo. Mama ati hoya, ntabwo rwose nifuza kugenda mwana wanjye, kandi nta n'undi ubishaka. Ugomba kuguma hano, ahubwo ndishimye cyane, ndanezerewe gukorana n'umuhungu wanjye, ndumva ibyishimo bindenze. Gusa nta kintu na kimwe yari ari guhishurira Anita. Anita rero nawe yatangiye kumwenyura kubera ko yari amaze kumva ko atakigiye.
Umunsi rero wakurikiye ku kazi, Anita yageze ku kazi maze ahita ahurirana na Nicky. Nicky yahise amubaza ati niko muko, ni iki gihe se usigaye uzira ku kazi noneho wigize boss w'iyi company? Gute se njye nawe duhurira hano, wakabaye uza kare maze nkagusanga? Naho rero Anita ati mumbabarire rwose mabuja, ntabwo bizongera kubaho kubera ko indi minsi yose muzajya munsanga hano. Anita ati urabizi ko nta mikino, ntegereje ko uzakora akantu gato cyane maze ngahita nkwirukana. Anita rero yumvise ibi bintu ariko nanone nawe yakoraga ibishoboka byose kugira ngo atagira ikosa na rimwe agonganiramo na Nicky. Hanyuma rero nk'ibisanzwe nyine boss yaramuhamagaye muri biro, hari icyo yashakaga kumubaza. Yinjiye rero muri biro ya Mike maze Mike ahita amubaza ati urakora iki mu rugo rwanjye? Mbwiza ukuri, ni iyihe misiyo ufite kuba uri mu rugo rwanjye? Anita yatangiye kurahira ati ni ukuri kw'Imana nta n'imwe, byarantunguye nanjye kuhisanga, sinari nzi yuko ari huba ibintu byose byabaye, byarantunguye nk'uko byagutunguye, nta misiyo n'imwe rwose mfite. Anita rero yahise amubwira ati none se murashaka kunyirukana mu rugo rwanyu? Ati nta kibazo rwose nagenda kubera ko sinifuza kubabangamira. Mike rero yahise amubwira ati oya nta mpamvu yo kugenda, cyane cyane ko mama wanjye ashaka yuko uhaguma, nta kibazo rwose hagume, ahubwo nyine ngaho genda usubire mu kazi. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi nyine Anita yatahaga mbere maze akagera mu rugo mbere ya Mike. Uyu munsi rero nabyo niko byagenze, yaratashye maze yicarana na mama wa Mike muri salo, bari bari kuganira ubona bahuje urugwiro, bari guseka, story ari nyinshi cyane. Mike rero yarinjiye maze ahita abona ukuntu mama we ndetse n'uyu mukobwa bishimanye bari guseka, ibyishimo ari byose. Bo rero bakimukubita amaso bavugiye rimwe bati ni karibu mu rugo. Yarabashimiye maze mama wa Mike ahita amubwira ati ariko muhungu wanjye, nifuzaga ko rwose wamarana natwe iminota mikeya turi kuganira. Mike ati byakabaye biba byiza ariko nanone ndananiwe bikabije, ngiye kujya kuruhuka, ntabwo rwose byashoboka ko namarana iminota namwe. Mama we yaramubwiye ati nta kibazo, genda witunganye, ndaje nkurebe tuvugane. Mama rero wa Mike yahise abwira Anita ati mukobwa wanjye, nkunda icyayi utegura, ndifuza ko n'ubu kandi wantegurira ka cyayi. Naho Anita ati mama ngiye guhita mbikora rwose kano kanya. Yahise ajya mu gikoni ajya gutegura icyayi. Naho mama wa Mike yahise asanga Mike mu cyumba kugira ngo nyine bavugane. Bwarakeye rero mu gitondo Anita abyutse yeguye umutwe maze yumva umutwe uraremereye, yumvise umutwe uri kumurya, yumva ntameze neza habe na gatoya. Yaravuze ati kubera iki koko uyu munsi, kubera iki nibura ibi bintu bitambayeho muri weekend ngo mbashe kuruhuka, ngomba kujya ku kazi byanze bikunze. Yarihanganye rero abyuka arakaraba maze ajya ku kazi, ariko rwose ntiyari ameze neza habe na gatoya. Yageze ku kazi rero maze ashyira amadosiye Mike yagombaga kumushyira. Mike yamukubise amaso abona ko rwose bidasanzwe, ati ko mbona se utameze neza? Naho rero Anita ati oya nta kibazo, meze neza, ahari nuko ntasinziriye bihagije, ariko ndumva ameze neza nta kibazo. Mike ati niba utameze neza wakambwiye tukajya kwa muganga. Anita ati oya nta kibazo. Yamuhereje rero amadosiye maze agerageza nyine gusubira mu kazi. Agifungura urugi yumvaga ameze nk'umuntu uri kuzengera ukuntu. Yahise rero akubitana na Nicky, dore ko atarari no kumureba. Nicky rero agikubita amaso uyu mukobwa yahise amuha urushyi rwiza ati ukifata ukangonga wowe. Akimukubita urushyi Anita yahise yikubita hasi maze arahwera. Mike rero yabonye ibibaye maze ubwoba buramwica, yahise atera intambwe yegera Anita atari ko se Nicky, nk'ibintu ukoze ni ibiki? Ntabwo yari ameze neza, kubera icyo ukoze ibi bintu? Mike rero yahise amukora ku ijosi maze yumva afite umuriro mwinshi cyane. Yaramubwiye ati ntabwo ameze neza, afite umuriro mwinshi. Nicky ati hanyuma niba afite umuriro mwinshi se uwo muriro ni njye nawumuteje? Mike ati ariko jya ugira umutima wa kimuntu, niba umuntu akubwiye ko umuntu arwaye kubera icyo utabyumva? Yahise rero amuterura maze amujyana nyine kwa muganga. Naho rero Nicky yasigaye arakaye cyane kubera ukuntu yabonaga Mike yitaye kuri uyu mukobwa anamujyanye kwa muganga. Mike yaragiye aramuvuza maze bavayo, ariko n'ubundi ubona ko nyine Anita agifite imbaraga nkeya. Yagendaga amufashe kugira ngo amusindagize nyine abashe kugenda.
bageze mu modoka rero bavuye kwivuza, maze Mike ahita abwira Anita ati wumvise umuriro wari ufite, kubera iki utiyitaho, kubera iki waje ku kazi ubizi neza ko urwaye bigeze hariya? Anita ati urumva nyine nagombaga kuza ku kazi uko byagenda kose, ntabwo numvaga nshaka gusiba akazi, ndi mushya mu kazi, ndatekereza ko rero buri kintu cyose nakora bagifata nkaho ari uko nsanzwe ndi umukobwa udakunda akazi, ndi umunebwe. Naho rero Mike atari ko hano turi kuganira ku buzima bwawe, urabizi neza ko ako kazi utagakora udafite ubuzima, ugomba kubanza kwitaho mbere y'ibintu byose, mbere yo kwita ku kazi, mbere yo kugira undi muntu witaho, ugomba kubanza ukiyitaho. Anita ati mumbabarire rwose bosi ku byabaye, kandi ndabashimiye kuba nyine mwanjyanye kwa muganga. Naho rero Mike ati ubutaha n'ubu utameze neza jya umbwira nta kibazo, nta mpamvu yo kuza gukora kandi nta mbaraga ufite. Mike rero yagombaga kumutahana akamujyana mu rugo, dore ko noneho bari basigaye baba n'ahantu hamwe, ntabwo yari kumusiga mu nzira, yaramutahanye rero kugira ngo ajye kubafasha akaruhuko. Bageze mu rugo rero Mike amufashe mu maboko ari no kumubwira ati ugiye kunywa imiti uzagaruka ku kazi ari uko wakize neza. Mama wabo rero yagiye kubonabona barinjiye bafatanye, yaratunguwe maze ahita abaza Mike ati muhungu wanjye ni ibiki biri kujya mbere? Mike ati nari ntahanye Anita kubera ko yarwaye nkaba muvanye kwa muganga, nari muzanye rero ngo aruhuke. Mama we yahise amumwakira aramwicaza ati ntibura se noneho umeze neza nta kibazo? Naho rero Anita ati yego mama nta kibazo. Mike ati umufashe kuruhuka, umutegurire ibyo kurya biri bumwongerera imbaraga, mbese umwiteho. Naho mama wa Mike ati ntabwo ari byo umbwiriza, ndaza kumwitaho rwose ntugire ikibazo. Bwarakeye rero maze nyine Mike asubira ku kazi. Naho rero Nicky yahise amusanganira amubaza ati gute wagiye ujyanye na Anita maze bikarangira utagarutse, byagenze bite? Naho rero Mike ati wakabaye ahubwo uri kumbaza uko ameze kuko byose niwe wari wabiteye, namujyanye kwa muganga hanyuma rero mpita mujyana mu rugo kugira ngo aruhuke. Nicky ati ntumbwire ko winjiye mu rugo rw'uriya mukobwa, ntumbwire ko waba waragiye nko mu makaritsiye atuyemo. Naho rero Mike ati ariko urumva ibyo ari byo wakabaye umbwira, cyangwa ahubwo wakabaye umbaza uko ameze, kiriya kibazo niwe wagiteje. Nicky ati ariko ubundi ko numva ugikomeza kumudefanda, waba ukunda uriya mukobwa? Mike ati ariko ubundi warasaze, gute wambaza niba mukunda? Urabizi neza ko njye nawe ari twe dukundana, gute wambaza ibyo bintu? Naho rero Nicky ati ngewe ndabona mukundana ndetse rwose ndumva mbihagazeho. Mike yahise amubwira ati wagize amahirwe ko bejo ntarakwirukanye, kubera ko nsigaye mbona umpa impamvu nyinshi zo kukwirukana. Nicky yatangiye gukoma mu mashyi ati naho bigeze rero, bigeze aho wumva wanyirukana ku kazi? Mike ati cyane, ati ahubwo niba ushaka amahoro nsohokera muri office. Naho rero Nicky ati ntayo nsohokamo. Mike ati nsohokera muri office. Nicky ati ntabwo nsohoka. Mike yahise avuga cyane maze Nicky arikanga, yahise asohoka ubona rwose yikanze cyane. Yageze inyuma y'urugi maze arahagarara ahita avuga ati ibi bintu byose uko bingana nani turi kubitera mbere y'uko aza muri iyi kampani, ibintu byose byari amahoro, nta nari mu mukunzi wanjye yigeze amvugisha gutya. Ariko tekereza ukuntu ari kumvugisha. Ibi byose rero ntabwo wabikora ngo nkwihorere. Yanabivugaga ari kureba ku muryango wa office ya Anita. Ati ntabwo nakureka, sinakureka ngo wangize ibintu nubatse imyaka myinshi, njye nawe turaje turebane, ubu ntabwo ndongera kugukuraho ijisho, ndaje nkwiteho kubera ko ndabona uri hafi kunshyira mu bihombo, uri hafi kumpombya rwose. Yahise agenda ajya muri biro ye, ariko agenda akubita urutoki ku rundi yumva nyine afite uyu mujinya Anita. Mu kiruhuko cya saa sita rero Mike yafashe telefone maze ahamagara mama we ati mama umeze neza? Mama ati meze neza mwana wanjye. Naho Mike ati hanyuma se Anita ameze ate? Mama ati ameze neza ndi kumwitaho, atangiye kuzana akabaraga. Mike ati umwiteho cyane umuhe care zihagije. Mama ati urabizi ndi kubikora nk'akazi. Naho rero Mike yahise aseka ati ndabizi ko rwose uri kubikora kandi ndagukunda mama, naha nimugoroba komeza umwiteho
mama we ati ndagukunda nanjye mwana wanjye, naha nimugoroba. Naho rero ku rundi ruhande Nick yaragiye aricara maze atekereza ko ari byiza ko yaza gusaba imbabazi umukunzi we kugira ngo ibintu byongere bigende neza, kuko yabonaga ko yarakaye noneho bidasanzwe. Yaraje rero ahagarara muri ofisi maze aramubwira ati sheri, umbabarire rwose ku byabaye, umbabarire kuba nitwaye nabi, ndetse rwose ndashaka no kuzasaba imbabazi Anita ku byabaye byose. Mike rero amubwira ati nta kibazo rwose, niba wumva wamenye ikosa wakoze ukaba witeguye gusaba imbabazi, njyewe nta kibazo ndakubabariye. Yahise amuhereza ikiganza maze Anita amufata mu kiganza. Yahise rero ahereza ikiganza Nick nawe amuhereza ikindi. Mike yahise amukurura maze amwicaza ku bibero bye ati sheri, ndagukunda rwose, ariko jya ugerageza nawe witware gakeya, jya ugerageza witonde, umenye uko ugomba kubana na buri muntu wese. Naho rero Nick ati rwose guhera uyu munsi ntabwo uzongera kunyumva muri ayo makosa. Aba rero bariyunze, maze ku mugoroba nyine Mike yaratashye nk'ibisanzwe. Yageze mu rugo asanga Anita yorohewe, dore ko yari yicaye no muri salo. Batangiye rero kuganira bari gutera story, ubona noneho nyine Anita yongeye kuzana akabaraga. Ni nako kandi Mike yari ari kumubwira ati hanyuma rero ntabwo rwose nifuza ko uzagaruka ku kazi vuba, nibura uzagaruka nko ku wa mbere umeze neza, ariko nabwo niwumva utaramera neza uzaba ubyihoreye rwose. Anita ati yego rwose kandi murakoze. Baricaye rero batangira gutera story, ndetse rwose dore ko nyine Mike yari anamwicaye hafi, yatangiye kumukora mu misatsi, ubona bari kuganira bari guseka, ubona bishimye. Mama wabo nawe yari ari hafi aho ari kubareba mu ibanga rikomeye, ari nako ari kuvuga ati Mana ushimwe kuba nibura abana banjye bicaranye maze bakaba bari guseka, kuba umuhungu wanjye yicaye iruhande rwa Anita bari guseka amukoraho, ndabyishimiye. Iriya ni intambwe ya mbere, kandi nizeye ko rwose n'ibindi byose bikomeye uzabimfashamo maze bikagenda neza. Iminsi yakurikiye rero ibintu byatangiye guhinduka, dore ko nyine uyu musore yatangiye kujya ataha, ndetse agataha kare kugira ngo abe ari kuganira na Anita. Yari amaze kumenya ko ari umukobwa uzi kuganira cyane, umukobwa ugira story nyinshi, umukobwa w'umwana mwiza. Mbese iyo babaga bari kuganira yabaga yumva ari kuruhuka. Hanyuma rero umunsi umwe hari muri weekend, Nick rero yahamagaye telefone ya Mike kandi nawe iyi telefone yari yayisize mu cyumba yibereye muri salo bari kwiterera story. Sinzi ukuntu yagiye maze asanga telefone bamuhamagaye hafi kuyituritsa. Yahise rero ahamagara Nick ati naguhamagaye inshuro nyinshi nakubuze, nifuzaga kukubwira nguze nyine tumarane weekend. Naho rero Mike ati oya ntabwo byashoboka, urumva nyine uyu munsi nari nasohokanye na mama, ndananiwe cyane, ndumva rwose nkeneye kuruhuka, ihangane ahari tuzabonana mu yindi weekend. Nyamara byasaga nkaho Mike nawe atagishaka ibintu byo kumarana ama weekend na Nick rero yaramubwiye ati nta kibazo. Gusa Nick yatangiye kugenda abona Mike agenda ahinduka, nawe rero yatangiye gushakisha noneho ahantu Anita yaba ataha, dore ko yari afite gahunda yo kuzamugirira nabi uko byagenda kose. Yumvaga yifuza kumukura mu buzima bwabo bose. Uko rero yakomezaga gushaka amakuru y'aho uyu mukobwa ataha, amakuru yaje kugenda neza amwerekeza ku rugo rwo kwa Mike, ko ari naho Anita yarasigaye ataha. Akimara kumenya ibi yarasaze neza yenze nko kuba umusazi. Mu gitondo rero igihe nyine uyu musore yaraje ku kazi, yasanze nikamutegereje ati mbabarira umbwire, nkeneye kumenya ni gute uriya mukobwa ngo Anita yaba ataha mu rugo rwawe, gute musigaye mutaha ahantu hamwe. Naho rero Mike ati ibyo rwose bimaze igihe, biranashaje, hashize amezi menshi ngiwe na Anita dutaha mu rugo rumwe. Anita aba iwacu kandi rwose nta kibazo kibirimo, ndetse rwose ubu nsigaye mufata nk'umwe mu muryango wanjye. Nick rero acyumva ibi ngibi yahise amubwira ati oya nizere ko ibintu numvise atari byo rwose numvise, nizere ko numvise nabi. Naho rero Mike ati oya wumvise neza cyane, Anita asigaye aba iwacu kandi turabyishimiye twese kubera ko ameze nk'aho ari umwe mu muryango wacu. Nick ati ntumbwire yuko musigaye mukundana, ntumbwire ko muri mu rukundo.
Mike ati oya ibyo ni wowe ubyivugiye, ntabwo turi mu rukundo rwose, ariko mufata nk'aho ari umuvandimwe wanjye. Nick nawe ati ibyo bintu ntabwo nabyizera, sinzi impamvu ndi kumva nta cyizere ngufitiye. Mike ati wakabaye unyizera, ariko nibikunanira nyine ubifata uko ushaka, nta kibazo, n'ubundi ni ibisanzwe byawe. Nick rero yasohotse hano muri ofisi maze ahita yerekeza muri ofisi ye. Yahise atumaho nyine Anita igitaraganya. Anita nyine yari ari mu kazi n'ubundi kuko hari hashize igihe kinini yarakize, nyine yarasubiye mu kazi. Anita yaraje aramwitaba mu byubahiro byinshi ati nari mbitabye boss. Naho rero uyu mukobwa ati ndashaka kukubwira, ndashaka kukwihaniza no kukwihanangiriza, ndashaka kukubwira yuko uretse nawe nta muntu n'umwe ushobora kujya hagati y'urukundo rwanjye ndetse na Mike. Uyu mukobwa yahise amubwira atari ko boss, n'ubundi rwose ntabwo ngewe ndi hagati y'urukundo rwanyu. Naho rero Nick ati gute uba iwabo wa Mike? Anita yahise amubwira ati nubwo mpaba ariko ntabwo ari wowe wanzanyeyo, nta nubwo ari wowe nakurikiye, ahubwo namenyanye na mama we mbere y'uko menyana na Mike. Hanyuma rero mama we ni nawe wansabye ko naza mu rugo iwabo nkahaba kubera ko ntari mfite ahantu ho kuba. Rwose nta kintu na kimwe kiri hagati yanjye ndetse na Mike. Uyu mukobwa rero ni keza amubwira atumva nsohokera muri ofisi, gusa nizere ko wumvise nubigerageza uzabura igice kimwe cy'umubiri. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ntabwo rwose nabigerageza. Yarasohotse rero maze Nick asigara ari kwivugisha ati n'ubundi rwose nari nabiketse, nta wundi wabikora uretse kiriya gikecuru gisa n'ikirozi. Kiriya gikecuru ngo ni mama we, nta wundi muntu wakwitambika mu bintu byanjye, ariko buretse nacyo kiraje kimbone. Yabivugaga yarakaye, mbese wagira ngo ntabwo yari ari kuvuga nyirabukwe neza, yari ari kuvuga ukagira ngo ni nk'umuntu w'umugome ari kuvuga. Yararakaye cyane rero, wabonaga ko rwose ibitekerezo bye bitari ku murongo ndetse atari gutekereza ikintu na kimwe cyiza. Uyu munsi rero ku mugoroba bari gutaha, Mike yitabye telefone yamubwiraga ko mama we yaguye hasi ndetse atameze neza habe na gatoya. Ni nako nyine akimara kuyitaba yihuse ajya kwa muganga, ariko nyamara na Anita nawe yahise yitaba indi telefone. We nyine yari ari kwigendera n'amaguru, dore ko buri gihe yari asigaye agerageza kugendera kure Mike kugira ngo rwose batazavaho banamukuramo ijisho. Acyumva rero ibingibi by'uko umubyeyi wabo yaguye hasi, yahise atega byihuse maze ahita amusanga kwa muganga. Akimara kugerayo na Mike nawe yari ahageze. Bose bari kubwira mama wabo bati komera kandi turahari, tukuri hafi. Mama wabo ati bana banjye rwose mfite imbaraga nkeya, ntabwo nzi niba ndi bubashe kumera neza. Naho rero Mike ati mama wivuga ibyo bintu, urabizi hari amagambo ntabashaka kumva uvuga, uraza kumera neza. Mama we ati mwana wanjye ndashaka kubisabira ikintu kimwe, ndabasabye, ndabakunda, murabizi muri abana banjye mwembi uko muri babiri, ndabinginze nimumfashe maze mubane. Ndifuza ko mukora ubukwe maze mukambyarira abuzukuru, nkazapfa nishimye maze kubona abuzukuru banjye. Mike ati ariko mama ibyo bintu uri kuvuga urabizi ko bitashoboka, ntabwo twembi twabasha kwimariya kubera ko mfite umuntu tugomba kuzakora ubukwe. Naho mama we ati ndabizi neza muhungu wanjye, ibyishimo byawe biri mu biganza bya Anita, uzishima cyane mubanye, uzagira amahoro, uzagira ituze ndetse uzanezerwa nuramuka ubanye n'uyu mukobwa. Mike yahise abwira mama we ati tuza mubyeyi, ibyo tuzaba tubivuganaho, urananiwe, banza uruhuke umere neza. Mama rero wa Mike amaze gusinzira, Mike yagiye kuvugana n'umuganga, maze muganga aramubwira ati hanyuma rero ubuzima bwa mama wawe buri mu kaga, mugerageze mumureke aruhuke, mumurinde ibintu bimutera stress, ikindi kandi mumube hafi, mbese mumuhe ibyishimo bishoboka byose. Mike rero yahise amubwira ati turabikora muga. Mike yahise ajya ku ruhande maze atangira gutekereza, ibitekerezo biba byinshi. Ati mama wanjye niwe ntwari yanjye, mama wanjye kuva papa wanjye yapfa niwe muntu wanyitayeho, mama wanjye niwe wankunze akankunda ntacyo nkurikiranyeho, mama wanjye yambaye hafi
igihe ibintu byari bimeze nabi ndetse n'igihe ibintu byari bimeze neza, igihe twari dukennye nta kintu na kimwe dufite, yakoraga ibishoboka byose kugira ngo mbeho nishimye, kugira ngo nezerwe. Ikintu cyose mama yakoraga byose byari ibyishimo byanjye. Ndatekereza ko kuba ari kumbuza kubana na Nicky ntabwo rwose ari uko mama yumva nyine bimwaranja kuko mama ntiyikunda, ahubwo nuko mama azi yuko Nicky atari umukobwa mwiza, atitwara neza, ndetse rwose byose abikorera ngewe kuko anyifuriza ibyishimo. Kuri iyi nshuro rero ndumva nkwiriye kubaha ubusabe bwa mama, ngomba gukora ibishoboka byose maze nkabana na Anita. Buriya mama yarabibonye ko Anita ari umukobwa mwiza, kandi yarabibonye ko yambera ibyishimo, kubera ko mama igihe cyose azi kundeberera ndetse no kumpitiramo ikinkwiriye kandi cyiza. Ubu rero ngomba gukora ibishoboka byose maze ngahindura ibitekerezo. Kwa muganga rero barabasezereye maze barataha. Mu rugo rero Anita yakomeje kwita kuri mama wa Mike, akajya amuha amafunguro, akamukorera buri kimwe cyose, akicara akamuganiriza, mbese wabonaga amwitayeho cyane. Umunsi umwe rero ubwo yari ari kumugaburira, mama wa Mike yaramubwiye ati mwana wanjye, ndagukunda kandi ndakwishimira, ndakwinginze mbabarira unyemerere kubana n'umuhungu wanjye. Anita yaramubwiye ati mama rwose ibyo bintu ntabwo byashoboka, urabizi neza Mike afite umuntu bakundana, ikindi kandi njye nawe nyine ntabwo dukundana, urabizi ko afite fiance. Mama wa Mike ati ntabwo nshaka ko uriya mukobwa bazabana, ni wowe nshaka, ni wowe nkeneye. Anita atari kurabizi nanjye ntabwo nkunda Mike, ntabwo rero ibyo byashoboka. Naho mama wa Mike ati yego ndabizi, ariko humura nubinyemerera gusa ibindi byo bizizana ndabizi. Mike ni umugabo mwiza, azaba umugabo wita ku rugo kandi azagukunda ndabizi. Ibyo byose rero ufitiye impungenge, wowe mbabarira unyemerere ko byashoboka, ubundi ibindi byose ubindekere, ndabizi ko ibibazo byose bizakemuka. Anita ati ntabwo byoroshye mama, ariko nta kibazo, reka ndabitekerezaho. Mama wa turabizi neza ko uri buze kubitekerezaho maze ukampa igisubizo. Naho Anita ati yego rwose ndabitekerezaho. Mama we ati ndabizi neza ko utazigera ubyicuza, kuko umuhungu wanjye ndamuzi neza, azakubera umugabo mwiza nuramuka umwemeye, kandi muzagira urugo rwiza, ndetse azagukunda guha ibyishimo. Anita ati ndabitekerezaho mama, kandi rwose uba wakoze kuntekerereza ibyiza. Iminsi rero yaragiye irashyira, maze mama wabo atangira koroherwa gakeya, ariko ntabwo yari yakira. Batangiye rero n'ubundi kujya bajya ku kazi, bagasiga nyine umukozi ari kumwitaho. Hanyuma rero umunsi umwe ubwo nyine bari ku kazi, Mike yari yicaye muri ofisi ye nk'ibisanzwe. Yagiye kubona rero abona Nicky amusanzeyo, yari afite amadosiye n'ibintu ashaka kumwereka. Yaraje amwicara iruhande, atangira kumwereka ubusa, byasaga nkaho rwose ubona ko ashaka kuba amwegereye. Mu kanya gato rero Anita yarinjiye abazaniye icyayi cya mu gitondo. Yaraje rero arabahereza, maze Nicky ahita asoma kuri kino cyayi. Agisomaho yahise agicira hasi, ubona rwose abaye nk'umuntu ubihiwe cyane. Ati niko muko, iki cyayi wagishyizemo iki? Ibi bintu ni ibiki wakoze? Mike rero wari utunguwe, yahise asoma ku cyayi cye kugira ngo yumve. Yahise amubwira ati ahubwo se ufite ikihe kibazo ko numva icyayi kiryoshye ahubwo cyane kurenza ibisanzwe? Naho rero uyu mukobwa Nicky ati ahubwo wowe ufite ikihe kibazo mu kanwa? Ni gute utari kumva ko iki cyayi kibishye kurusha ibindi byayi byose wigeze kunywa? Mike ati ntabwo ndi kubyumva. Yafashe rero icyayi cy'uyu mukobwa maze asomaho. Ati ariko sinzi ikibazo ufite, icyayi cyawe kiraryoshye kuko kimeze nk'icyanjye, ahubwo wowe ufite ikihe kibazo? Nicky rero ati ariko se ntabwo ubona ko uyu mukobwa ashaka kundoga? Nyamara ubwo Nicky yahise afata cya cyayi cyose maze agicurika kuri Anita. Anita yararebye ayoberwa icyo gukora. Naho rero Mike ati ariko ubundi nkubaze Nicky, ufite ikihe kibazo? Warasaze? Uri muzima? Yabivugaga afite umushiha, imitsi yose yo mu gahanga yareze, ubona ari hafi nko kumukubita ingumi, uretse ko nyine atarwanaga. Uyu mukobwa rero ngo ni Nicky ati ahubwo ndabona ari wowe ufite ikibazo. Kubera iki ibintu byose utabibona? Kubera iki utajya ku ruhande rwanjye habe n'umunsi n'umwe? Mike yararakaye maze abwira uyu mukobwa ati sinzi impamvu mbona kwihangana kwanjye kuri kugenda kugera ku musozo. Ndabona ko kwihanganira biri kugenda bishira, uri kugenda rwose ukomeza kurenga imirongo itukura. Naho uyu mukobwa ati
sinzi icyo ushaka ahubwo wowe wagira ngo uriya mukobwa yarakuroze nta kibi cye na kimwe ujya ubona. Barashwanye rero maze ibintu biba birebire. Naho rero uyu mukobwa nyine Anita we yaragiye ajya muri ofisi ye maze atangira kwihanagura, yari afite agahinda nyine ariko ntacyo yari kuza kubikoraho. Ku mugoroba rero Mike yaratashye maze ahita yitira mu cyumba cya mama we. Yaragiye rero abaza mama we uko yiriwe uko ameze, ati mama nari nje kukubwira yuko ibintu wansabye nabyemeye, nditeguye rwose kuba nakora ubukwe na Anita, ariko si ikibazo kimwe nsigaranye mama. Urabizi neza ko Anita azanyemera? Urabizi neza ko ibi bintu uri kunsaba wazabyemera? Naho rero mama wa Mike ati humura mwana wanjye, urakoze kuba ubinyemereye, ibindi bimparire nawe rwose nzabimukubwirira ntugire ikibazo, kandi ndabizi ko bizagenda neza, wowe gusa upfa kuba ubinyemereye. Barongeye barahoberana maze mama aramubwira ati ndishimye, ntabwo wakumva ko iri ari ijambo ryiza numvise muri aya mezi yose ashize. Mike rero yaramubwiye ati mama rwose nta kintu na kimwe ntakora kigushimisha, gusa nyine ubwahasigaye ni ukumenya uko Anita azabifata. Mike yahise abwira mama ati reka njye kwitunganya noneho kugira ngo mbone uko njya gufata amafunguro. Yabaye agisohoka maze mama wa Mike ahita abyuka mu buriri nkaho rwose atigeze ananarwara, atangira kubyina. Yacetse umudiho dore ko yari yishimye, arabyina arangije ahita yongera asubira mu buriri, arongera nyine arirwaza kugira ngo hatagira umuntu umenya ko yari ameze neza iyi minsi yose ishize yababeshyaga atigeze arwara. Iminsi rero yaragiye irisunika. Umunsi umwe rero Mike yari yasohokanye na Anita, dore ko nyine bose mama wabo yari yarabahuje. Basohokanye rero bicaye bari gusangira. Mike yatangiye kubwira Anita ati warakoze n'ukuri kuza mu buzima bwacu kubera ko wahinduye byinshi, gusa watumye nanone mpumuka amaso. Ibintu mama avuga nibyo rwose, ntabwo Niki ari umukobwa unkwiye. Naho rero Anita ati ariko birashoboka yuko ari njye nangije urukundo rwanyu, birashoboka ko naje nkajya hagati yanyu. Naho rero Mike ati oya rwose ntabwo ariko bimeze, kubera yuko Niki ntabwo ari umukobwa mwiza unkwiye, ndetse nta nubwo nkifuza kuba nabana nawe. Niyo waba udahari ntabwo rwose Niki nabana nawe, byo rwose byararangiye. Anita rero yahise amubwira ati ibyo uri kuvuga rwose nibyo, ntabwo Niki ari umukobwa mwiza mukwiriye kubakana urugo. Naho rero Mike yahise amubaza ati none se mbabarira umbwira Anita, njyewe rwose maze igihe kinini mbitekerezaho ndetse numva ngenda nkwiyumvamo umunsi ku wundi, mba numva nyine nkwiriye umugore mwiza nkawe, nubwo nyine ntakagupaye mbivuga gutyo, ariko ni ukuri ndifuza ko wampa amahirwe nibura tukagerageza mu rukundo, kuko njye namaze kugukunda. Uranyemereye se nibura ko wampa amahirwe tukagerageza? Anita rero yahise amubwira ati yego rwose nta kibazo, amahirwe niteguye kuyaguha maze tukagerageza, kuko nanjye nkubonamo umusore mwiza ndetse nkubonamo umugabo mwiza w'ahazaza. Kuba twagerageza rero ndumva nta gihombo kirimo. Kano kanya rero Mike yahise amuhobera ati urakoze cyane, kandi rwose ndabyishimiye. Ikindi kandi uri umukobwa mwiza imbere n'inyuma, ntabwo ushobora kumva ukuntu nifuza ko wambera umugore, kubera yuko ndabizi ko ibyishimo byanjye biri kuri wowe. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati yego reka tugerageze maze turebe ikizavamo. Iminsi rero yaragiye irisunika, ariko nyamara aba bombi bakomeza kuba bari kumwe, ndetse rwose ubona ko urukundo rwabo ruri kugenda noneho rwigaragaza. Umunsi umwe rero Mike yarongeye asohokana Anita, maze bari gusangira yaramubajije ati none se ko umaze iminsi uri kubitekerezaho urabibona gute? Naho rero Anita yahise amubwira ati naje gusanga ari wowe rukweto rwanjye rwari rwaratakaye, turajyanye rwose, ndetse nanjye ndakwifuzaho umugabo wanjye w'ahazaza, ndakwishimiye ndetse nanjye natangiye kugukunda. Aba bombi barahoberanye, maze kandi uyu munsi ku nshuro yabo ya mbere bahise batangira gusomana. Ibyishimo rero byari byose, batashye banezerewe
ndetse bari bafite inkuru nziza yo kubwira mama wabo. Bageze mu rugo rero baragiye bamusanga mu cyumba, maze umwe yicara iburyo undi yicara ibumoso, bamufashe mu biganza byombi maze bamubwira yuko noneho ubu biteguye kubana ndetse ko bakundana, nta mbaraga zindi zirimo na nkeya, ari urukundo rugiye gutuma babana. Bamushimira rero kuba yarabahuje ndetse rwose banamubwira ko bishimye mu rukundo. Mama wabo ibyishimo byaramurenze maze arababwira ati bana banjye reka mbasengere kugira ngo Imana ibahe umugisha. Ubwo rero bari bari hano, umukozi yaje kubahamagara maze arababwira ati muze mujye ku meza. Baragiye bajya ku meza, ubundi nyine basangira bishimye. Mama wabo ababwira yuko ari uyu muryango yifuza. Umunsi wakurikiye rero hari mu masaha y'umugoroba, bagiye ku meza maze bari gufata amafunguro. Bose batangira kuvuga ko ibi byo kurya biryoshye mu buryo butangaje. Mama wa Mike yahamagaye umukozi wabo maze aramubwira ati uyu munsi wakoze kudutekera ibyo kurya biryoshye, ntabwo bisanzwe n'ubwa mbere ubikoze. Uyu mukozi rero arababwira ati murakoze cyane mabuja, ariko nanone ntabwo ari njye nateguye aya mafunguro, ahubwo nyine uwayateguye ni Anita. Yabivugaga ari no kumutunga urutoki. Bose bahise bahindukira maze bareba Anita, baramubwiye bati wateguye amafunguro aryoshye cyane. Bose baramushimiye, yaba Mike ndetse yaba na mama we. Anita rero yarababwiye ati ahubwo muzampe igikoni mukimparire maze ubundi murebe ibintu nikorera. Mama wabo yishimye ati igikoni rwose ni icyawe, uru rugo ni urwawe urabizi. Anita rero yahise ababwira ati guhera uyu munsi ni njyewe ugiye kuzajya mbategurira amafunguro y'ijoro. Barishimye maze Mike nawe aramushimira ati ni ubwa mbere ndiye ibyo kurya biryoshye, wakoze cyane. Nibaza ukuntu ibintu byose ubizi, nibaza ukuntu ku kazi uri uwa mbere, nibaza ukuntu mu rugo uri uwa mbere, nibaza ukuntu mu bintu byose ubikora neza, nta kintu na kimwe ujya ukora nabi. Naho rero Anita yahise aseka ati hoya nawe uba uri gukabya. Amakuru rero yuko aba bombi bari mu rukundo yaje kugera kuri Niki. Niki byaramurenze, yumva ntabwo ari kubyumva. Yasanze Mike muri biro ati mbwira ukuntu uriya mukobwa w'umuturagekazi ari we ugiye kudutandukanya, ari we ugiye gutuma urukundo rwacu ruhagarara. Muri kano kanya Mike ntabwo yari ari kumureba, yari ari kwirebera muri mashine yamwihoreye ari kuvuga. Uyu mukobwa rero yarakomeje aravuga maze biramurenga, yatangiye gukubitagura Mike ati ibintu uri kuvuga ntabwo uri kubyumva, ari nako amufata mu ijosi amuniga. Mike rero yari umusore ufite ibigango bigaragara, yahise ahaguruka maze ahita amubwira ati have utazancumuza, kubera ko niyemeje kutazigira na rimwe nzamura ikiganza cyanjye ku mukobwa. Have rero utazatuma ari wowe rwose amasezerano nasezeranye ari wowe nyangirizaho. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati hoya mbwira, ndashaka kubyumva ukuntu waciye inyuma n'uriya mukobwa. Mike yahise amubwira ati ntabwo naguciye inyuma, kubera yuko nta kintu na kimwe wigeze ukora cyari gutuma rwose ngumana nawe, ahubwo igihe cyose wari ibibazo kuri njyewe, nta gisubizo na kimwe wigeze unzanira mu buzima. Niki ati nyuma y'ibintu byose nakoze ni uko umbwiye ngo nta na kimwe wabonye? Mike ati nta kintu na kimwe wigeze ukora uretse kunzanira ibibazo mu buzima bwanjye gusa. Mike rero yahise amubwira ati nta soni, uri aha ngaha uri kuvuga ngo naguciye inyuma, atari ku bundi ubona wazavamo umugore nyabaki uteye utya umeze gutya? Naho rero uyu mukobwa ati none se wararebye usanga Anita ari we wazavamo umugore mwiza? Mike yahise amubwira ati cyane rwose, ntukegereranye na Anita kuko ntaho muhuriye. Anita ni umukobwa mwiza, aritonda, arubaha, mbese buri kintu cyose agikorera mu mwanya wacyo. Ikindi kandi narakwihoreye igihe cyose tumaranye kubera ukuntu urukundo rwari rwarampumye amaso. Nanze kukubwira ibyerekeranye n'ibintu byose nari nkuziho, none se kano kanya uragira ngo mvuge ku byerekeranye na Jack? Uragira ngo tumuvugeho se? Uyu mukobwa acyumvira izina yahise amera nk'imboga zikubiswe n'umuriro maze ahita aceceka. Yahise amubwira ati sheri, ndakwinginze mbabarira kubera ko ibi byose nabikoraga rwose naribeshye, mbabarira ntabwo bizongera. Naho rero Mike ati byararangiye nyine, gusa nyine ntabwo nkikwifuza mu buzima bwanjye, ibyanjye nawe byararangiye sinanakigutekereza. Ibyo byose narabyihanganiye ndakwihorera, ahari watekerezaga ko nabizi. Nari mbizi rwose, ariko kubera ukuntu nagukundaga byamfashaga kwihangana.
hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko ntakikwifuza mu buzima bwanjye, nkunda Anita ndetse nditegura gushakana nawe, ni umukobwa w'inzozi zanjye ndetse rwose ni n'umugore nahoraga nifuza kuba nazashaka. Anita niwe mugore wanjye, ni nawe mugore w'inzozi zanjye. Ndakwinginze rero mbabarira rwose tutaraserera, ufate buri kimwe cyawe cyose kiri muri iyi kampani maze usohoke, kubera ko sinifuza kuzongera kukubona ukundi. Ndakurambiwe kuko nta keza kawe. Uyu mukobwa yahise amubwira ati nuko birangiye rero uranyirukanye? Naho Mike ati ndakwirukanye, ahubwo gira vuba ntahamagara abasekirite bakaza kugutwara baguteruye. Uyu mukobwa yahise asohoka, akigera kuri reception yahise asanga hahagaze Anita, yahise amusunika hafi kumukubita hasi. Yahise amubwira ati yego rwose uratsinze, ibintu byose naruhiye urabisenye, ariko ntutekereze ko birangiriye aha ngaha. Igihano cyawe kiragutegereje kandi ntikizatinda, wowe ahubwo uhore witeguye. Yahise asohoka rero maze aragenda n'umujinya mwinshi. Anita rero wari ugeze ubwoba, yahise aza yerekeza muri ofisi ya Mike kugira ngo amubaze ibibaye. Ati noneho kuri iyi nshuro mfite ubwoba bwinshi, ntabwo nzi ikintu Niki ari buze gukora. Mike rero yahise amubwira ati humura mukunzi, nta na kimwe rwose ari buze gukora. Yaramuhobereye, yabonaga afite ubwoba bwinshi, atangira kumukora mu mutwe, ari nako nyine amuturisha. Wabonaga ko uyu mukobwa ubwoba bwamurenze. Mike yamufashe mu misaya yombi maze amureba mu maso, yaramubwiye ati uri mwiza cyane, sinzi nimba inshuro nabikubwiye zihagije, gusa ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi nzakurwanirira. Uhumure, nta kintu na kimwe kizakubaho kuko ndahari. Aba bombi bararebanye maze nanone baba batangiye gusomana, barahoberanye, barafatana, kurekurana biranga. Mike rero yabwiye Anita ati ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi warakoze kuza mu buzima bwanjye. Naho Anita ati nanjye ndagukunda, uri ibyishimo byanjye, warakoze rwose kunkunda. Bahise rero bicara muri ofisi n'ubundi bakomeza kwiganirira, aho nyine Mike yari ari kubwira Anita ati ntakubeshye, iyo ntekereje ibintu byose byabaye mpita numva ari njye mugabo w'umunyamahirwe kuba narahuye nawe, kubera yuko iyo naniwe mba numva nta handi ho kuruhukira uretse nyine iwawe. Uri umukobwa mwiza ku mubiri, uri umukobwa mwiza ku mutima, ubyumve ngo ndagukunda n'umutima wanjye wose. Narahiriwe rero kuba ndi kumwe nawe kandi ngusezeraniye kuzagukunda ubuzima bwose. Kano kanya Anita yahise amubwira ati ahubwo ni njye munyamahirwe kukugira, kubera ko uri umugabo wifuzwa n'abantu bose. Uri umugabo mwiza, uritonda, mbese sinzi uko nakuvuga, gusa ujye wumva ko utuye mu nzozi z'abagore benshi. Ariko rero ngende umunyamahirwe kubarusha, kubera ko ari njye nagutsindiye. Aba rero uko bavuganiraga bakabwirana amagambo nyine abubaka, ni nako bongeraga bagahoberana, ukabona nyine urukundo hano ni rwinshi rwose mu buryo bugaragara. Nyuma y'iminsi mike rero Anita aba yicaye muri salo yishimye rwose, ari kuri telefone ari kuvugana nyine n'umushuti we. Ubwo yari ari kuri telefone yagiye kubona abona Mike arinjiye. Mike rero yari afite ururabyo. Uyu Anita yahise abwira umushuti we ati mbabarira, ubu uretse ndaza kongera kukuvugisha. Yahise ahaguruka maze ajya guhobera umukunzi we. Mike yahise amuhereza uru rurabyo maze Anita atangira kurwihumuriza. Naho rero Mike yahise ashyira ivi hasi maze kandi akora muri rwa rurabyo yari amaze guhereza Anita, akuramo impeta. Yahise amubwira ati wakwemera kuzambera umugore, wakwemera ko ari wowe tuzabana akaramata kugeza mpfuye. Uyu mukobwa rero yaramwitegereje maze emosiyo ziramwica, dore ko yari atunguwe. Yahise amubwira ati ndabyemeye rwose, ari nako amuhereza ikiganza ati ndinde wo kwitesha umugabo nkawe. Yamuhereje rero urutoki maze amwambika impeta. Aba bombi barahagurutse barahoberana maze batangira gusomana. Mama wabo yavuye mu cyumba aje asanga ibintu byashyushye hano muri salo, ntabwo rwose bisanzwe. Yahise ababwira ati mwibuka ko mpari. Bari bari gusomana nyine maze bahita barekera. Yaraje arabahobera bose umwe ku wundi ati bana banjye ndabifuriza ibyiza gusa, ndanezerewe ntabwo mushobora kubyumva. Yarabahobereye bose maze nabo baramushimira. Ibyishimo nyine byari byose. Yahise rero atangira kubabwira inkuru y'ukuntu burya bwose atigeze arwara, ahubwo ibi byose yabipanze kuko yabonaga umuhungu we atari kubona ibyiza mama wamwifuriza. Ariko nanone kuko yari azi neza ukuntu Mike akunda mama we, yaravuze ati nirwaza
maze bikagaragara ko ngiye gupfa, umuhungu wanjye azabyemera abane n'uyu mukobwa, kuko rwose we ndabona atari kubona ibyiza by'uyu mukobwa. Ati rero byose narabipanze maze ndirwaza kandi dore byarakoze, mwakabaye muri kunshimira kano kanya, kubera ko we Mike ibyishimo ufite kano kanya ntabwo wari kuba ubifite iyo ntaza kwirwaza ngo ukundane na Anita. Anita yari umukobwa nabonaga nifuza ko yazaba umukazana wanjye, sinifuzaga rero ko yancika habe na gatoya, niyo mpamvu nakoze ibi byose. Mike rero yahise amubwira ati mama, nubwo nyine wadukuye imitima ariko nanone ndagushimiye, kubera ko kano kanya ndi kubona ibyiza byo kuba ndi kumwe na Anita. Bose baramuhobereye maze kandi baramushimira, nawe kandi yongera kubashimira ati ndabashyigikiye muri byose kandi ndabakunda abana banjye, ndabifuriza kuzabyara kobwa na hungu. Ubwo rero bari bakiri kuganira hano, mama nyine wa Mike yahise amubwira atumva ati uyu mukobwa uzi yuko bwa mbere duhura maze akambwira karitsiye akomokamo, nahise nsanga ari ya karitsiye wigeze kugiriramo ibibazo, ubundi ukambwira ngo hari umukobwa wagutabaye ngo akagukorera imodoka yagupfiriyeho. Rero nahise numva nyine ko n'abantu baturuka muri iriya karitsiye bose ari abana beza. Naho Mike yahise akanura amaso ati ngo iki? Ati none se uri uwo muri iriya karitsiye? Naho rero Anita ati cyane rwose. Mike atuzi n'ikindi? Ati uribuka nkubona ubwa mbere ko nakubwiye ngo si ubwa mbere nkubonye, ngo hari ahantu nigeze kukubona? Naho rero Anita ati yego ndabyibuka. Mike ati none se ntabwo wibuka ko wigeze kunkorera imodoka wigize umukanishi ukamfasha nagize ikibazo muri iriya karitsiye? Uyu mukobwa yahise abyibuka maze ahita yikubita ku mutwe ati kumbe ni wowe. Ati ntabwo nakwibukaga, ntabwo rwose nibukaga isura yawe. Mike rero yahise amubwira ati yego ni njyewe wafashije. Ati ntureba, ati ibi bintu byari birimo Imana, kuko Imana yagerageje kuduhuza kenshi. Yahise ahobera uyu mukobwa maze nanone atangira kumusoma ati ibintu byacu byari bisengeye. Mama wabo ati muwe muretse gusomana kuko ndahari, ibyo ngibyo muzabikora ikindi gihe. Barasetse rero maze bakomeza guserebura kubera ko nyine byari bibarenze. Bahise babwira mama wabo rero bati ubu ngubu hagiye gukurikiraho ko tugomba gutegura ubukwe bwacu. Mama wabo ati ndahari cyane kandi ndabashyigikiye. Bahise batangira rero gutegura ubukwe, ndetse rwose bidatinze bakoze ubukwe. Bari batumiyemo abantu batari benshi kuko batumiyemo abantu bo ku kazi kabo ndetse nyine n'inshuti zabo za hafi n'imiryango ya hafi. Ubukwe bwabo rero bwari ubukwe bwiza, byari biryoshye, ibintu byose byari biryoshye. Mama wabo rero ibyishimo byari byamurenze, birumvikana ko ari we muntu wa mbere wari wishimye hano. Yababwiye rero ko atifuza yuko bajya kuba kure, ko ahubwo yifuza ko bakomeza kuba mu rugo rwe ndetse bagakomeza kubana. Ibi rero rwose Anita yabyumvaga cyane kuko n'ubundi bari bamaze igihe kinini babana, kandi yari yamaze kubona ko ari umubyeyi mwiza atababangamiye habe na gatoya. Ubukwe burangiye rero bagiye mu kwezi kwa buki, ariko mu kugaruka n'ubundi bakomeza kubana na mama wa Mike. Bidatinze rero Anita yaje gusama maze rwose abateranyiriza hamwe ndetse ababwira ko afite ikintu ashaka kubabwira. Yabazaniye akamverope gafunze neza maze arakabahereza. Barafunguye rero maze basanga ni ibisubizo byo kwa muganga byavugaga yuko Anita atwite. Ibyishimo byarabarenze bose, umwe yaramuteruraga yamushyira hasi, undi akongera akamuterura. Byari ibyishimo gusa. Nyuma y'igihe gito rero yaje kwibaruka umwana wabo w'imfura. Ibintu byashimishije mama wabo maze akababwira ati noneho ubu nshatse nava mu mubiri kuko ibyishimo byose nari ntegereje ku isi narabibonye. Mike yahise amubwira ati hoya turacyagukeneye. Anita ati mama nta hantu na hamwe ugomba kujya kuko aba bana bakeneye kuzakura bakubona. Barongeye barahoberana maze kandi mama wa Mike abwira Anita ko ari umugisha ndetse ko yabazaniye n'undi mugisha muri famiye. Mike ati urabivuga se urabizi mama, gusa mwese ndabakunda kandi mama warakoze kumpitiramo neza kubera ko uyu munsi nishimye kubera ko wampitiyemo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.